nta muntu uzajya mu ijuru ajyanyweyo nuko atigeze akora icyaha, ahubwo abantu bazajya mu ijuru bazajyanwayo nuko bababariwe ibyaha byabo. Satani rero afite intwaro ebyiri. Intwaro ya mbere ya Satani ni yitwa icyaha, intwaro ye ya kabiri ni yitwa ikinyoma. Nibyo intambara z'imbere yacu, umwami Yesu aturi iruhande, yiteguye kuturwanirira uko yarwaniriye Dawidi. Biye cyane Data wa twese, ufite ubugingo bwacu twese mu maboko yawe, kuko waturamije imbabazi zawe ugwiza iminsi y'uburame bwacu ku isi. Izina ryawe rihimbazwe. Tunagushimiye cyane ko kugira neza kwawe twakomeje kubungabunga intambwe zacu kugira ngo tutava mu nzira zawe. Uhabwe icyubahiro mukiza wacu. Duteraniye hano imbere yawe dufite umugambi wo guhemburwa n'ijambo ryawe no kubakwa no gukomezwa naryo. Turagusabye mukiza wacu kugira ngo utwegere uvugane natwe mu ijambo ryawe, ukingurire imitima yacu kwakira ibyo wateguriye kutubwira byose, maze iteraniro ry'uyu munsi ritwegeranye ubwacu kandi ritwegeranye nawe, rikomereze intambwe zacu mu nzira zawe. Tugusaba mu izina rya Yesu. Ijambo tugiye kwiga rikubiye mu mutwe w'amagambo utubwira ngo ibisabwa ngo umuntu amenye ukuri. Iyo dusoma ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo abantu bazacirwaho iteka bitewe n'ibyaha bakoze, ngo ahubwo abanyabyaha bazacirwaho iteka imbere y'Imana ntabwo bazaba bazize ibyaha bakoze, ngo ahubwo bazaba bazize kuko banze kwakira imbabazi Imana yari ibagiriye. Nta muntu uzajya mu ijuru ajyanyweyo nuko atigeze akora icyaha. Murabyumva? Ahubwo abantu bazajya mu ijuru bazajyanwayo nuko bababariwe ibyaha byabo. Sibyo? Ntabwo rero Imana ifite abo yapangiye kwima imbabazi ngo abandi zibahe, ahubwo abantu bazacirwaho iteka ni abantu banze kwakira izo mbabazi Imana ibagirira. Murabyumva? Satani rero afite intwaro ebyiri. Burya afite intwaro ebyiri. Intwaro ya mbere ya Satani ni yitwa icyaha, intwaro ye ya kabiri ni yitwa ikinyoma. Nibyo? Icyaha Satani akikisha abantu badakunda Imana, batifuza no kuyumvira. Akoresha iyo ntwaro yitwa icyaha kugira ngo abavutse za mbabazi Imana yifuza kubagirira, abateranye n'Imana bagibweho n'urubanza ruzatuma bakirwaho iteka. Ariko Satani azi ko hari abandi bantu beza mu mutima bakunda Imana, atapfa gushobora kurimbura akoresheje intwaro y'icyaha. Abo beza bafite agatima gakunda Imana, Satani ajya yiyambaza intwaro ye ya kabiri yitwa ikinyoma, akabayoberezaho Imana itari, bo bibwira yuko barimo kugana aho Imana iri. Murabyumva neza? Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yatubwira ngo mu byo Imana yifuza ku bantu byanditswe mu gitabo cya Timoteyo, nako cya Timoteyo, urwandiko rwa mbere, ibice 2 umurongo wa 4. Hariho iri jambo ritubwira ngo, reka nsome mbere ku murongo wa 3. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Gukizwa ni ukwigaranzura icyaha, ni ukuva mu byaha. Ya ntwaro ya mbere ya Satani ukayitsinda. Noneho kumenya ukuri
ni ugutsinda ya ntwaro ya kabiri ya Satani yitwa ikinyoma. Izo nizo ntwaro ebyiri Satani arimbuza abantu. None kubirebana nabo Satani yatikuye inkota yitwa icyaha, ntabwo Imana izabaciraho iteka bitewe n'uko bakoze ibyaha, ahubwo izabaciraho iteka bitewe n'uko banze kwakira imbabazi Imana igirira abanyabyaha, banze kuzuza iby'Imana isabwa, banze kuzuza iby'Imana isaba kugira ngo umunyabyaha wahemukiye Imana ahabwe imbabazi. Icyo nicyo kizatuma abo Satani yatikuye inkota y'icyaha bacirwaho iteka. Ku rundi ruhande nabo Satani yatikuye inkota yitwa ikinyoma, ntabwo bazacirwaho iteka kuko bizeye ibinyoma, ahubwo bazacirirwaho iteka kuko banze kumenya ukuri. Niyo mpamvu icyigisho cyacu tugiye kwiga ngo ibisabwa kugira ngo umuntu amenye ukuri. Mbere yuko dutangira izo ntambwe z'ibisabwa, reka ayo magambo yombi mbanze nyasome kugira ngo udukurikira amenye iyo twerekeje. Nk'uko natangiye mbabwira, Satani afite intwaro ebyiri. Imwe ni yitwa icyaha, icyo niyo waba utagishaka Satani ajya gutera kugikora. Niyo waba ukirambiwe Satani ajya gutera kugikora. Niyo cyaba kiri bugukoreho Satani ajya kikugushamo. Niyo cyaba kiri buguhombye, niyo cyaba kiri bugufungishe, Satani ajya ashobora kukikugushamo. Imana kuko ibyo ibizi, ntawe izaciraho iteka kuko yakoze ibyaha, ahubwo izaciraho iteka umuntu kuko yanze kubabarirwa ibyo byaha bye. Ku rundi ruhande Satani afite intwaro ya kabiri yitwa ikinyoma, nk'uko nari maze kubibabwira. Abafite agatima gakunda Imana, abo Satani ananiwe guhamya ya nkota ye yo kuyicyaha kugira ngo babe abanyabyaha ruharwa, Satani ajya batera inkota ye ya kabiri yitwa ikinyoma. Umuntu akaba ari mwiza, akunda Imana, nta buryarya bumurimo, ariko akizera iby'Imana itamutegetse. Iyo niyo zira Satani, iyo niyo nkota ya kabiri Satani akoresha. Imana rero nayo kuko ibizi, ntawe izaciraho iteka kuko yizeye ibinyoma, ahubwo izamuciraho iteka kuko yanze kumenya ukuri. Reka nsome izo ngingo zombi, noneho tubabwire ibisabwa kugira ngo umuntu amenye ukuri. Turahera ku ngingo ya mbere mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, urupapuro rwa 62, dusomamo aya magambo agira ati, abafite igitabo cy'Ikinyarwanda murarebera mu cyigisho cya 6 cy'igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Iki cyanjye n'Icyongereza ni page 62. Haranditse aya magambo agira ati, the wrath of God is not declared against the unrepentant sinners mere because of the sins they have committed, but because when called to repent, they choose to continue in resistance, repeating the sins of the past in defiance of the light given them. Ntabwo uburakari bw'Imana buzagwirira abanyabyaha banga kwihana bitewe n'ibyaha bakoze, ahubwo buzabagwirira kuko binangiye umutima igihe bahamagarirwaga kwihana bakanga kwihana, bagakomeza gusuzugura umucyo n'ubuntu bahabwa. Mwumvise ikizatuma bakiraho iteka? Naho abazajya mu ijuru bose, nawe uzajya mu ijuru agendeye kuri tike yuko atigeze akora icyaha, ahubwo abazajya mu ijuru bazaba bagendeye kuri tike yuko bemeye ibyaha byabo, bakakira imbabazi z'Imana, bakuzuza kondisiyo Imana yashyizeho kugira ngo umunyabyaha ahabwe imbabazi. Wenda mu cyigisho gikurikira
izo kondisiyo zisabwa kugira ngo umunyabyaha ahabwe imbabazi mwene data araza kuzivugaho. Noneho ku ruhande rwa kabiri, Satani afite inkota nk'uko nari nababwiye yitwa ikinyoma. Hari abantu beza mu mutima bakunda Imana bataryarya, batapfa gukora icyaha nubwo baba bari bucyungukemo. Satani yabibonye abameze batyo akoresha intwaro ye ya kabiri yitwa ikinyoma, akabayobya inzira y'Imana, bagatera umugongo aho ijuru ryifuzaga kuberekeza, akabarimbura atyo. Ibyo rero bizatuma mu kubaciraho iteka Imana itabahora kuko bizeye ikinyoma, kuko atari bo bagihimbye, ahubwo Imana ibahore ko birengagije amahirwe yo kumenya ukuri. Ngaho mwumve ibyo tubisoma muri iki gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose, urupapuro rwa 490. Urupapuro rwa 490 naho atubwira ku bazarimbuka bazize ko bizeye ikinyoma, mwumve icyo Imana izabibahoye. Haranditse hatya hati, our condemnation in the judgment will not result from the fact that we have been in error, but from the fact that we have neglected heaven-sent opportunities for learning what is truth. Gucirwaho iteka kwacu imbere y'Imana ntabwo kuzaterwa nuko twabaye mu kinyoma, ahubwo kuzaterwa nuko twirengagije amahirwe ijuru ryaduhaye kugira ngo tumenye ukuri. Mwabyumvise bavandimwe? Chapitre ni ya 53. Noneho twihuse reka tugere ku ntego nyirizina y'ibisabwa kugira ngo umuntu amenye ukuri. Kugira ngo umuntu amenye ukuri, icya mbere gisabwa dusoma mu ijambo ry'Imana ni umutima utunganye. Umuntu naho yaba ari umuhanga, umuntu nubwo yaba afite ubushishozi kavukire, ariko umutima we udatunganye, yamenya ibindi ariko kuri kw'Imana kukamwihisha. Nibyo dore aho byanditswe. Igitabo cya Zaburi 112 turasoma ku murongo wa 4. Zaburi 112 ku murongo wa 4, ijambo ry'Imana tubwira ngo abatunganye umucyo bavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Iyo bavuga umutima utunganye, ntabwo ari umutima utagira icyaha, ahubwo ni umutima wifuza kumenya icyo Imana ishaka ngo abe ari cyo ukora. Uwo ni wo bita umutima utunganye. Abameze batyo mu mutima kayihayihu afite, inkeke ze ari ukuvuga ngo iby'Imana yifuza ko nizera ni ibihe ngo abe ari byo nyoboka, uko Imana yifuza ko nsenga ni ukuhe ngo abe ari ko nsenga. Iyo icyifuzo cyo mu mutima giteye gityo, umuntu naho yaba atazi gusoma, umuntu naho yaba yaravukiye mu rugo rw'abarozi, mu rugo rw'abacunnyi, mu rugo rw'abatazi Imana baterekera bakagira ibigirwamana, iyo mu mutima ateye atyo ntabwo yayoberwa ukuri. Mwabyumvise? Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima. Iyo icyifuzo cyo mu mutima w'umuntu atari ukuvuga ngo niyo nabimenya biriya sinabyemera, ukubaka icyo bita negative attitude, aho uba wishyiriyeho bariyeri ituma n'ibyumvikana wowe utabyumva, ibifasha abandi wowe bikagusitaza. Ariko iyo wamaze kugira umutima ukingutse, wifuza kumenya icyo Imana ishaka ngo abe ari cyo ukora,
iyo niyo ntambwe yibanze isabwa kugira ngo umuntu amenye ukuri. Nibyo umunyezaburi yerekezagaho ngo abatunganye umucyo bavira mu mwijima. Ibi mwabifatira ku gitekerezo cyiza cy'ibyabayeho mu ivuka rya Yesu. Yesu avuka hari ubuhanuzi bwinshi bwahanuye ibyo kuvuka kwe, ariko abigaga ubwo buhanuzi n'abigishaga ubwo buhanuzi bitewe n'uko bo bari bafite uko bifuza kuzamwakira ameze kunyuranye n'uko yahanuwe ko azaza, yaravutse ntibamumenya. Abashumba bari baragiye nka ku bikumba aba ari bo bamumenya. Icyo babarushije si ubuhanga, ahubwo ni kwa gutungana ko mu mutima ko kwifuza kumenya ngo iby'Imana ishaka ni ibiki, ngo bari byongenderamo. Murabyumva bana b'Imana? Reka aya magambo asobanurwa mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Imigani ya Kristo. Mwumve somemo amagambo make kugira ngo ibi tubyumve neza. Imigani ya Kristo, page ya 59 y'iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Ugafite ikinyarwanda ubwo murareba muri volume ya mbere, ni mu cyigisho cy'umugani w'umubibyi ku kagingo kitwa ngo zaguye mu butaka bwiza. Ni nka paragraph ya 5 uhereye aho ku kagingo gatangirira. Haranditse ngo a knowledge of the truth depends not so much upon the strength of intellect as upon the pureness of purpose. Kumenya ukuri ntabwo ahanini bishingira ku buhanga umuntu afite nk'uko bishingira ku kubonera k'umugambi umurimo. Murabyumva neza? Mwibuke turimo kwiga ibisabwa ngo umuntu amenye ukuri. Twasomye ngo Imana ishaka ko abantu bakizwa kandi bakamenya ukuri. Gukizwa ni ukuva mu byaha, umuntu agakira igikomere yatewe na ya nkota ya Satani yitwa icyaha. Kumenya ukuri ni ukuva mu kinyoma, umuntu akamenya agakira igikomere cya ya nkota ya Satani yitwa ikinyoma cyangwa ubuyobe. Noneho mu rubanza ngo ntabwo Imana izagira uwihora ko yakoze ibyaha. Murumva Imana itaba neza? Uhereye kubicanya abasinzi n'abarozi, ntabwo Imana izahora ko yakoze ibyaha, ahubwo izabahora ko banze kwakira imbabazi, banze kumvira kondisiyo zisabwa ngo umunyabyaha we mu gihe Imana ahabwa imbabazi. Niko bimeze no ku muntu wizeye ikinyoma. Uwo Satani yateye inkota yitwa ikinyoma nk'uko twatangiye tubivuga, ntawe Imana izahora ko yizeye ibinyoma, ahubwo Imana izamuhora ko yirengagiza amahirwe yo kumenya ukuri. None rero ibisabwa kugira ngo umuntu amenye ukuri, bwa mbere ni ukugira umutima udafite ibyo ubagamiyemo, wowe ukavuga ngo icyo zamenye yuko Imana ari cyo ishaka nicyo zajya nkora. Inzira zamenye yuko ariyo y'Imana niyo nzanyuramo, ntitaye ngo hari uyigaya, hari uyemera, yayobotswe na benshi cyangwa na bake. Nuko iyo umutima uteye utyo, umuntu ntiyayoba ukuri. Icyo nicyo cyatumye abashumba b'i Betelehemu bamenya Yesu, Abalewi n'abatambyi bamuyobewe. Mwabyumvise? Iki gitabo kiratubwiye ngo kumenya ukuri ntabwo bishingira ku buhanga umuntu afite, nk'uko bijya bishingira kuri pureness of purpose, mbega ukubonera k'umugambi ufite. Reka nkomeze. Hepfo hakomeza hagira hati to those who in humility of heart seek for divine guidance, angels of God draw near. Abantu bose bashaka kuyoborwa n'Imana baciye bugufi mu mitima, abamarayika b'Imana bajya babegera. The Holy Spirit is given to open to them the rich treasures of truth. Bahabwa umwuka wera maze nawe akabakingurira ubutunzi bw'ukuri kw'Imana. Nibyo ubwo rero iyo niyo ntambwe ya mbere isabwa
kubonera ku mutima. Ibyo nibyo umuhanuzi Yesaya yagarutseho mu gice cya 35 umurongo wa 8 ahanditswe ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwera, ngo abanduye mu mitima ntabwo bazayinyuramo. Ijambo ry'ihumure ririmo ni rivuga ngo abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta buswa buriho bwatuma umuntu yifuza kumenya iby'Imana ishaka ngo biyoberwe, nibyo, ahubwo kuyoberwa iby'Imana ishaka, kuyoberwa uko Imana yifuza gusenga, kuyoberwa inzira Imana yifuza kuyoboka, bijya biterwa n'akayira wowe wishyiriyeho ukavuga ngo jyewe ibi nibyo nzayoboka, jyewe uku niko nzasenga, jyewe aba nibo nzajyana nabo. Iyo wowe wamaze kwihitiramo ako kayira, nibyo bituma ibindi byose bikunanira. Ariko nta buswa bubaho, nta bunyamusozi bubaho bwatuma umuntu ashaka kumenya ukuri kw'Imana ngo kuyoberwe. Mwabyumvise ngo bagenzi nabo baba ari abaswa ntibazagenza bate? Igihe cyo kuvuga kwa Yesu mwarabisomye mu gitabo cya Luka ibice 2 umurongo wa 36. Nyina Mariya ku munsi wa 8 amuzanye mu rusengero ngo amwegurire Imana. Abari mu rusengero bose uhereye ku batambyi bari bayoboye gahunda, bamwakiriye nk'umwana usanzwe. Ariko umukecuru witwa Ana, ngo yari umukecuru urengeje imyaka 100, Bibiliya imuvugaho ngo amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo imyaka 7, arangije amara imyaka 84 ari umupfakazi. Ubwo ibaye ingahe? 91. Ubwo yashingiwe afite ingahe? Wenda 20. Urumva ko yari hejuru y'imyaka 100. Wowe yamenye Yesu, urwo ruhinja arubonamo umucunguzi w'ijuru n'isi. Abatambyi banditse mu gitabo gisanzwe ngo ni Yesu kuko ryari izina rimenyerewe. Icyo yabarushije si ubuhanga bwo kumenya ibyanditswe. Ntabwo yari afite amapaje menshi mu mutwe nka yabo, ahubwo we yari yerekeje umutima kumenya ngo aho Imana yifuza kunyura niho nzanyura, bituma inzira yibona. Mwabyumvise bavandimwe? Reka iyi ngingo nyiveho nsomye mu gitabo cya Yesaya ibice 2 ibihanura bazamenya ukuri mu minsi y'imperuka. Abantu bazajyana n'Imana bahanuwe muri aya magambo. Yesaya ibice 2 turasoma aya magambo. Turasoma ku murongo wa 3. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Mwabyumvise? Umuntu wese waje gusenga afite intego yo kumva ukuri kw'Imana ngo kwakire, afite intego yo kumva ubushake bw'Imana ngo abubahirize, niyo wamuyobya ntiyayo, sibyo? Ahubwo kuyoba no kuyoberwa ukuri kw'Imana bijya biza ukavuga ngo iyaba ibintu byigishirizwaga mu Gaturika nari kubikunda, iyaba ibi bintu byavugirwaga ahangaha nari kubikunda. Mbega hari kondisiyo washyizeho kugira ngo Imana izikorere mubone kwemera. Ibyo byo byatuma umuntu ayoberwa ukuri kw'Imana. Nibyo tujye ku ntambwe ya 2. Intambwe ya 2 y'ibyo umuntu asabwa kugira ngo amenye ukuri, kuko twasomye ko ubushake bw'Imana kuri buri muntu waremwe bukubiye mu bintu 2: gukizwa no kumenya ukuri. Genda vuga ku ngingo imwe yo kumenya ukuri, mugenzi wanjye uri bukurikire haravuga ku byo gukizwa, nawe tubwire uko bigenda. Kumenya ukuri, intambwe ya 2 isabwa ni ukwirinda kuyoborwa n'ibyo wamenyereye. Sinzi ukuntu nabivuga, mu Cyongereza baravuga ngo surrender of preconceived ideas. Umuntu aba afite ibyo yamenyereye, si byose? Ariko iyo umuntu atemeye gutandukana n'ibyo yamenyereye, bijya bituma ukuri kumuyobera,
cyangwa akakumenya ariko akabura imbaraga ikugenderamo. Mwabyumvise? Dore uko Bibiliya ibivugaho. Luka ibice 5 umurongo wa 39. Luka ibice 5 umurongo wa 39 handitse hati kandi nta muntu wanyoye vino ihiye washaka idahiye, kuko agira ngo ihiye niyo nziza. Mwabyumvise? Nta muntu wanyoye vino ihiye wakwifuza idahiye. Ibi bishatse kuvuga iki? Muri iki gitabo cya Luka 5 kimwe no muri Matayo 9, Yesu yagereranije inyigisho ze hamwe n'inyigisho z'ubugorozi Yohana yarazanye, azigereranya na vino nshya. Noneho abafarisayo nk'abantu bari bamenyereye idini y'imihango, doctrine zabo azigereranya na vino ihiye. Nibwo yavuze ngo nta washyira vino nshya mu mifuka y'imisa ishaje. Ubwo byari bisobanuye abafite igitabo cy'ubifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 28, ngo igihe Yesu yavugaga ngo nta wasuka vino nshya mu mifuka y'imishaje, bari ukuvuga ngo ubutumwa bwa Yohana ntabwo bwagombaga gukorana n'imihango y'idini ry'Abayuda. Noneho Yesu mu kubisesengura neza aravuga ngo nta muntu wanyoye vino ihiye wakwifuza idahiye, ukagira ngo ya yindi ya mbere niyo nziza. Bishatse kuvuga iki? Iyo umuntu afite amahame yamenyereye agenderaho, nubwo ayo mahame yaba nta rufatira afitira mu byanditswe, nubwo nawe ku giti cye yaba yakemanga, murabyumva, ariko kuyareka bijya bimugora. Reka mbaho urugero rw'ibyigeze kutubaho. Tujya dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu muri Matayo, aho Yesu yavuze ngo muri mwe ntihakabe uwo mwita mukuru. Ikibungo muri za 2005 twigeze tujya kubwiriza ubutumwa, tumara igihe tubwiriza ubutumwa, noneho haboneka abadamu twasomeye ayo masomo, barayemera barayizera, bava mu idini ry'Abadiventiste bakira ubutumwa bw'ubugorozi. Bamaze kubwakira, tujya mu giterane cyari cyabereye i Mugambazi. Noneho baravuga bati rero ubwo amasaha yo kugabura ageze. Baravuga baruraga ku isiniya, rero bati siniya ni batanu n'abantu 10 mbari ujya imbere n'agakundi kari kandi inyuma, ntibari 10 se. Ndayifata abandi tujya gufungura. Abo bavanywe mu idini nuko bizeye yuko nta mukuru ugomba kubaho, birabasitaza, bava mu giterane kitarangiye ngo aba bantu nta nubwo bubaha abakozi b'Imana. Nta muntu wanyoye vino ihiye wakwifuza idahiye, kukagira ngo ya yindi ya kera niyo. Urumva ko mu nyandiko yari yabyemeye yuko ari uko Bibiliya igeze ite, ibivuga ko nta mukuru. Ariko nanone nubwo mu nyandiko yarabyemeye, ntabwo yumvaga muri pratique uburyo umubwiriza ari busangire n'abizera kandi agaterura isiniya bagiye kuriraho. Ibyo nibyo Yesu yavugaga ngo iyo umuntu atikuyemo ibyo yamenyereye, bijya bimubuza bishya Imana ishaka kumuyoboramo. Nibyo mwumva uko umwuka w'abahanuzi abivuga. Igitabo cyitwa Imigani ya Kristo, ubwo abafite ikinyarwanda ni muri volume ya mbere, ni mu cyigisho cyitwa ubutunzi bwahishwe. Noneho paje y'icyongereza ni 112, ni paragraph ya 3. Haranditse ngo, do you ask what shall I do to be saved? Ujya wibaza uti nkora iki kugira ngo nkizwe? Mwabyumvise?
You must lay your preconceived opinions, your hereditary and your cultivated ideas at the door of investigation. Niba ari cyo wibaza mbere yuko utangira gusuzuma gucukumbura ibyanditswe, ibyo bise preconceived ideas, cultivated ideas, ibyo wamenyereye n'ibyo wakiriye mbere, ngo ugomba kubisiga ku muryango w'icyumba ugiye gucukumburiramo ibyanditswe. Nibijya bibaho se umuntu akavuga ati reka njye mu materaniro y'abagorozi, ariko ntabwo nareka gusenga ku cyumweru. Wabyumvise? Iyo ari kuyinjiranye mu materaniro, Imana ishobora kuguha amahirwe yo kumurikira umucyo mwinshi uvuye mu ijuru, ukarabagirana mu ijambo ry'Imana, umutima wawe ugakabakabwa, ibivuzwe ukabikunda, mu mutima ukabyemera, ariko ukananirwa kubyakira bitewe n'uko hari ako wishyizemo ngo uko byamera kose sinzareka gusenga ku cyumweru. Mwabyumvise? Niyo mpamvu bavuze ngo mbere y'uko winjira mu cyumba ugiye gucukumbiramo ibyanditswe, ibyo wari warakiriye mbere, ibyo wari waramenyereye, ugomba kubisiga hanze. Ngaho reka dukomeze. Hepfo haranditse ngo if you search the scriptures to vindicate your own opinion, you will never reach the truth. Niba ucukumburira ibyanditswe byera kugira ngo ubonemo ingingo zigushyigikira, zishyigikira ibyo uhagazemo, ngo ntabwo wazigera kumenya ukuri. Reka mbabwire ibyabayeho igihe Yesu yari ahambwe. Yesu ari mu mva, muzabisome mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, mu cyigisho kivuga ngo mu mva ya Yosefu, ngo igihe Yesu yari apfuye, iyo sabato ari mu gituro, ngo n'abantu baryamye, ngo abamwishe bagize ubwoba, n'abandi bashidikanyaga ibyo akora bagira ubwoba, n'abamwemeraga bagira gushidikanya ngo ko twari tuzi yuko ari we Mesiya, abantu bamushoboye bate kandi ari umwana w'Imana. Urumva ko bose bagiye mu rungabangabo. Ngo rero baraye mu byanditswe bacukumbura, ngo kandi buri wese yabonye ibishyigikiye uruhande abogamiyemo. Mwabyumvise? Babandi abanzi be bavugaga ngo reka pe n'ubundi yigereranyaga yiyetaga umwana w'Imana, basomye ubuhanuzi buvuga ngo intebe yizahoraho iteka, ngo azategeka uhereye ku nyanja ugere ku ruzi, ngo abami bazamuzanira amaturo batuye yategetse. Turi kumwe? Ubwo babona ibihamya byo gushyigikira ubuhanuzi bwavuzwe kuri Yesu bw'icyubahiro, azabona ubwo azaba agarutse ubwa kabiri yimye ingoma ye, bo babushyize ku kuza kwe kwa mbere, bituma bashikama ku byo bemeye. Baravuga bati twamaze no kumwica, cyangwa bamaze no kumwica, burya ntabwo yari we. Uwahanuwe ni wa wundi uzategeka uhereye ku nyanja ukageza ku ruzi. Noneho n'abandi bashidikanje bati uyu twishe ahari si we mwana w'Imana, nabo babona ibihamya bishyigikira ko ari we, kuko babonye ubuhanuzi bwahanuye ibyo gucishwa bugufi kwe. Basoma mu gitabo cya Zaburi ya 22 ahavuga ngo bantoboye ibiganza, sibyo? Bantoboye ibirenge, bagabana imyenda yanjye, bafindira ikanzu yanjye, basanga Dawidi yabivuze bitaraba, bati nta wundi n'uyu wapfuye, barizera. Mwabyumvise? Niyo mpamvu iyo umuntu ugiye kumva ibyanditswe cyangwa gucukumbura ibyanditswe wisomera, wirinda gusomera kugira ngo ushyigikire ibyo urimo. Sibyo bivuzwa aha? Aha. Reka nongere nsubiremo aka kantu. If you search the scripture to vindicate your own opinion, you will never reach the truth. Aha. Niba ucukumburira ibyanditswe byera kugira ngo bishyigikire ibyo uhagazemo, aho ntabwo wazigera umenya iki? Ukuri. Search in order to learn what the Bible says. Wowe ujye ucukumburira kugira ngo umenye icyo Uwiteka avuga, sibyo? Aha.
if convictions come as you search, if you see that your cherished opinions are not in harmony with the truth, do not misinterpret the truth in order to suit your own belief, but accept the light given. Mu gihe cy'ukumbura conviction mu mutima ukemezwa ko sibyo ibyo urimo, ibyo usanzwe wizera, uko usanzwe usenga, amahame usanzwe ugenderaho adahuje n'ukuri, ngo uramenye ntukagore ku kuri kugira ngo guhure n'ibyo wizera, ahubwo ujye wemera uwo mucyo Imana ikumurikiye. Nibyo ujye wemera uwo mucyo Imana ikumurikishirije, nibwo uzagenda mu kuri. Nuko open heart and mind in order to receive the light, in order that you may see wonder things in the word of God. Ujye wemera wugurura umutima, wugurura intekerezo, ubwo nibwo uzashobora kubona ibitangaza biri mu ijambo ry'Imana. Mwabyumvise abana b'Imana? Ubwo rero iyo ibyo byirengagije, abirengagiza ibyo nibo basohorerwa n'ijambo ryanditswe muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 ku murongo wa 7, ahanditse ngo bahora biga ariko ntibagira ubwo babasha kumenya ukuri. Mbese bijya bibaho ngo bahora biga ariko ntibagira ubwo babasha kumenya iki? Se mwebwe mugira ngo ntibitangaje kubona umuntu yiga asoma Bibiliya akayisubiramo, ariko bamubwira ngo tujye dusenga dupfukamye akakugisha impaka? Sibyo? Niyo bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenya iki? Ntibabasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abantu mujye musoma abantu bitwa abafarisayo. Burya abafarisayo si ubwoko, sibyo? Ahubwo yari departema y'idini y'ibintu wiga ukagera ku cyiciro cyo kuba umufarisayo. Ubwo rero iyo wumva ngo barwanyaga Yesu, ntabwo babiterwaga no guswa bwo kutamenya ibyanditswe, ahubwo babonaga Yesu ari we muswa utabizi. Sibyo? Babonaga Yesu ari we muswa utabizi. Imirongo bari bayize mu mutwe, amateka bari bayize mu mutwe, ariko ubusobanuro bw'iby'umwuka bukabagenza bute? Bukabayobera. Nibyo bahora biga ariko ntibabashe kugira ubwo bamenye ukuri. Ni Timoteyo wa 2:3-7. Noneho reka mbasomere ibyigeze bibaho abantu bigeze bayoborwa nako bayobwa no gukomera ku byo bakiriye mbere bitari byo. Yohana igice cya 7 turasoma umurongo wa 25 tugere ku murongo wa 27. Yohana ni igice cya 25 nako ni igice cya 7 umurongo wa 25. Aba nta kindi bazize, mu mutima bari beza, mu ngeso nta kindi banengwaga, ahubwo biziritse ku byo bakiriye mbere bituma ukuri kubasoma. Ndasoma. Nuko bamwe mu Yerusalemu barabazanya bati, uwo bashaka kwica suyu, nyamara dore arivugira ku mugaragaro, aravugira ku mugaragaro ko ari ntacyo bamugira. Mbese harya ni ukuri koko abakuru bacu bemeye ko uyu ari we Kristo? 27 ariyo muzirikana. Uyu tuzi aho yaturutse, ariko Kristo naza nawe uzamenya aho yaturutse. Reka mbabaze, ibyo bari barabisomye. Impamvu zose zo kumwanga kwari ukumenya aho aturuka, sibyo? Kwanza inama y'itorero yari irimo yo kuzamucurwaho bakamwica. Iyo nama bari bayizi yuko itorero ryabo rifite uwo rigambanira kuzica, bagakomeza kurisengeramo. Si ikibazo? Iyo nama bayizi. Maze rimwe Yesu rero ashe mu minsi mikuru y'ingando arabwiriza i Yerusalemu, no rubanda barumirwa batera igitangaza. Uyu si we bashaka kwica, none dore aravugira ku mugaragaro kandi ntacyo barimo kumutwara. Batangiye gushidikanya.
harya koko ubu n'abakuru bacu bemeye yuko uyu ari we Kristo? Batanga igihamya rero, uyu tuzi aho yaturutse, ariko Kristo naza ntawe uzamenya aho yagejeje ate. Ubusobanuro bw'aya magambo muzabusanga mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, paje ya 457. Haranditse ngo Satani yari yarakwirakwije inkuru y'ibinyoma itagira aho yanditswe ngo Kristo navuka, ngo mbere yuko atangira umurimo we ngo azabura ave mu bantu. None ngo nagiye gutangira umurimo we ngo agaruka abantu batazi iyo aturutse, mbega utamenya ngo akomoka i Bugesera cyangwa akomoka mu Mutara cyangwa akomoka i Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri. Noneho bo kumenya adresi y'aho Yesu akomoka bibabera ikimenyetso cy'uko ari umunyabinyoma, kandi ibyo bari bashingiye ku kwizera, nawe byari byanditswe mu izingo y'abahanuzi. Kuko mu bahanuzi byari byaranditswe n'umuhanuzi nako Yeremiya ngo azitwa Umunyanazareti. Siko byari byanditswe ngo azitwa Umunyanazareti. Nuko ahazavukirwa naho ari haranditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Mika yuko azavukira i Betelehemu. Ibyo gucishwa bugufi kwe byari byaravuzwe muri Mika igice cya 5 ngo bazakubitisha umucamanza w'Isirayeli inkoni ku itama. Inkoni yo kwitama biragasuzugura, sibyo? Byari byarahanuwe ko ibyo byose byari byarahanuwe, ariko Satani abatera kubirenza amaso, kuko bo batifuzaga umukiza usuzuguritse atyo, ahubwo bifuzaga umukiza w'umunyacyubahiro. Ako bishyizemo bituma bayoberwa ukuri. Nibyo rero bana b'Imana, icyo ni ikintu cy'ingenzi ku muntu wese ushaka kugenda neza no guhagarara neza mu nzira y'agakiza. Nibyo reka tuvuge ku ntambwe yindi ikurikiyeho. Intambwe ya 3 ni ukwirinda gupima ukuri ku mubare w'abakuyobotse cyangwa ku cyubahiro cy'abakubwiriza. Sinzi niba munyumvise neza. Hari igihe wumva ibintu ari ukuri, ariko ukavuga uti kwaba ukuri kuravugirwa, sibyo? Kwaba ukuri kuravugwa nande? Kwaba ukuri kwayobotswe n'abangana iki? Iyo utwo tuntu dutatu tubonye uturebyeho, uba wikinguriye amarembo yo kunanirwa kumenya ukuri, ukazakirwa yiteka. Nibyo reka basomere ibyabayeho nanone ni muri Yohana 7. Muri Yohana igice cya 7 none turasoma 45 tugeze kuri 48. Muri Yohana igice cya 7, umuntu wese ushaka kumenya ukuri akazirinda gusoherwaho na rya somo rivuga ngo bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenye ukuri, asabwa kwirinda gupima ukuri ku bwinshi bw'abakuyobotse cyangwa ku cyubahiro cy'abakubwiriza cyangwa ku bwiza bw'aho kuvugirwa. Nibyo ngaho dore ibyabayeho. Yohana igice cya 7:45, ibi ni ibyabayeho mu gihe cya Yesu bibuza abantu kugendererwa. Haranditse ngo, reka duhere kuri 47. Oya 45 reka dutangirira. Nuko ba basirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati, mubujijwe n'iki kumuzana? Abasirikare barabasubiza bati, yewe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Abafarisayo barabasubiza bati, mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu wo mu bakuru cyangwa wo mu bafarisayo wamwizeye? Mwumvise icyo gihamya? Reka nsobanure iyi nkuru. Igihe Yesu yigishaga ubutumwa bwiza, habaye igihe avuga ukuri gusa nkaho gutoneka idini y'Abayuda. Abafarisayo bohereza abasirikare barinda urusengero ngo bajye kumufata bamuzane.
bya bindi twahoze tuvuga ko umuntu ufite umutima utunganye nubwo yaba abana n'ababi burya ntajya ashobora kuba mubi. Babasirikari bahaguruka bumviye abafarisayo bagiye gufata Yesu ngo bamuzane. Bahageze basanga ikibwiriza kirimo. Mbere yuko bavuga ibibajyanye babanza kumva ibyo avuga. Uko bumva akaba ariko bakabakabwa mu mutima. Uko bumva akaba ariko bakabakabwa mu mutima. Bisoza bavuze bati dusubireyo tumukozeho Imana yaduciraho iteka. None bagiye yuguka hariya abafarisayo bati ko mutamuzanye. Bati yewe ntabwo twari twumva umuntu uvuga nkawe. Noneho abafarisayo kugira ngo bakure biriya conviction yari imaze kugera mu mitima yabo basirikare bavuga bati namwe mwayobejwe, ubwo mujya kubyemera mwabonye hari n'umwe mu bakuru wabyemeye. Turi kumwe? Ubwo bo bari bapimye ukuri ku cyubahiro cy'abakuyobotse, si byose? Nuko iyo byarangiriye nanjye simbizi niba babasirikare barakomeje ya conviction yabo, niba barefriwanshijwe n'abafarisayo bakongera bakisubiraho, nanjye simbizi. Ariko murabireba ko umuntu ushaka kumenya ukuri ngo akiri igikomere cya ya nkota ya Satani twatangiye tuvuga yitwa ikinyoma. Mu by'ukuri reka mbabwire, harimo abantu benshi beza bakunda Imana ariko bayobwa bakazarimbuka batazize ko bari abanyabyaha, ahubwo bakazarimbuka ko bari mu binyoma, sibyo? None se mwebwe iyo mwumva pasiteri abwira abantu ngo barishe ibyatsi bakabirya, ntibaba bashaka kumvira ijwi ry'Imana? Baba bashaka kumvira ijwi ry'Imana, Satani akabayobya bakumvira iry'undi, sibyo? Mu mpera niba atari mu mpera za 2020 byaba ari mu mpera za 2019 ahitwa Arusha muri Tanzania, mu rusengero higeze hapfira abantu bagera muri 22 bazize gukandagirana kuko pasiteri yari yasutse amavuta kuri alitari arahanyanyagiza, aravuga ngo akandagira wese aratahana umugisha. Maze suku byiganama anyerera mu mavuta ngo bamukandagira, undi anyerera kubita umutwe ku makaro bamukandagira, 22 barapfa. Ejo bundi none se ugira ngo bajyaga gukandagirana batizera yuko iby'Imana ari byiza birimo umugisha, ahubwo bayobera mu bitari iby'Imana. Abo bantu mu mutima sugira ngo ni babi. Ibyo nibyo bivuga ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Abantu beza batagira uburyarya mu mutima, Satani abatere kwizera ibitari byo, niba pfa babe baguye hirya y'inzira z'Imana. Nibyo niyo mpamvu rero bana b'Imana tugomba gushishikarira kumenya ukuri, sibyo? Mu byo kwirinda rero no kwirinda gupimwa ku cyubahiro ngo nicyo cyari kiriho. Reka mbasomere noneho n'umubare mu gihe cya Yesu kugira ngo ingingo nayo tuze kubona aho tuyihinira. Turagaruka muri cya gitabo n'ubundi cyitwa Imigani ya Kristo. N'ubundi abafite iki Kinyarwanda murareba muri volume ya mbere, mu Cyongereza ndasoma kuri page 78. Cya gitabo cyitwa Imigani ya Kristo ni igitabo gisobanura neza ibyo Yesu yavugiye mu marenga n'ibigereranyo n'imigani y'ibigereranyo. Aha ni mu cyigisho cyitwa akabuto ka sinapi. Haranditswe ngo, when Christ spoke of this parable, there were only few Galilean peasants to represent the new kingdom. Igihe Yesu yacaguye umugani w'akabuto ka sinapi, sibyo? Ngo hari abanyagalilaya bake gusa, nabo ba rubanda rusanzwe, abo nibo bari bahagarariye ingoma y'Imana. Few Galilean peasants. Peasants ni umuntu udafite icyo akora kizwe. Uri umuhinzi ariko ntuhinga na hegitari, ntabwo bajya bandika ngo umwuga wawe ni ubuhinzi, sibyo? Uri umucuruzi ariko ntucuruza n'ibihumbi 400, ntabwo bajya bakwandika mu gitabo cy'abacuruzi. Abo bitwa peasants, sibyo? Igihe Yesu yacaga uyu mugani, ngo hari abanyagalilaya bake
kandi nabo bapizansi ba rubanda rusanzwe badafite icyo bakora kizwi, si uko ari abanebwe, ahubwo ibyo bakora ni bya ntabyo ku buryo nta mwuga bakwitirirwa. Abo nibo bari bahagarariye ingoma y'Imana. Wumve rero icyakurikiyeho, iyo miterere hari abo yabushije kuyoboka Imana. Mwumve aya magambo haranditse ngo their poverty, the fewness of their numbers were urged over and over again as a reason why men should not connect themselves with these simple-minded fishermen who followed Jesus. Ubuke bwabo kuba batarize ngo byari impamvu zihagije zabuzaga abantu kwifatanya n'izo nziji zakurikiye Yesu. Ariko reka mbaza, bari bikoreye agakiza, ntibari bakikoreye? Nubwo bari bake, bakaba abakene, bakaba abatarize, niba Imana yari yahisemo kwikoreza agake, none ngo rubanda babireba bakavuga bati byari byiza. Ariko se kwari bake, barakaba bake, bakaba ari bake bajijutse, bakaba bake kandi bijije, nako batize. None babe bake, babe batarize, ariko ari n'abakire, none bagezeho n'ubukene. Izo mpamvu eshatu nizo zabujije abantu kwemera ukuri, ibindi byose bari babyemeye. Ubwo rero ibyo ngibyo ushaka ukuri kw'Imana ngo azakizwe yirinda kubirebaho. Nibyo yirinda kubirebaho. Aha, reka mbisubire musomye. Their poverty, the fewness of their numbers were urged over and over again as a reason why men should not connect themselves with these simple-minded fishermen who followed Jesus. Ubuke bwabo no kuba batarize ngo babyitaga simple-minded, n'abantu b'abanyabwenge bugufi. Ibyo nibyo byatumaga rubanda badakurikira idini yabo. Ariko mbese nta gakiza kari kayirimo. Ubwo rero ibyo bintu ushaka kuryirinda kubirebaho. Nibyo ndetse kugira ngo ingingo nyiveho nsomye n'aya magambo, ngo ni mu gihe Imana yahagurusaga umugabo witwa Martin Luther muri ibi binyejana by'ejo bundi mu gihe cy'ubugaturika, ngo bacukumbuye ibyanditswe bigisha abaturage uburyo ubupapa bw'abakandamije bukabizeza amahame atariyo. Ngo abapadiri mwumve ibihamya basomaga, paje y'148 mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ibi bintu ntiyakazajya bikubwira nk'impamvu yo gukuramo conviction yawe ngo byemere. Chapitre ya 8, paje y'148 haranditse ngo with such weapons the advocates of truth in every age have been attacked. Izo nizo ntwaro zazindi twavuze ngo abarwanya ukuri bagiye bagabwaho. The same arguments are still urged against it all who dare to present in opposition to established errors the plain and the direct teachings of God's word. Abantu bose bahangara kuvuga ukuri kweruye kw'ijambo ry'Imana, barwanya ikinyoma kimaze iminsi, bajya barwanishwa izi ntwaro zikurikira. Iya mbere, who are these new teachers, or who are these preachers of new doctrine? Exclaim those who desire popular religion. Abifuza idini ry'icyamamare bajya bavuga bati, aba ni bande? Aba ni babwiriza ki badukanye izo nyigisho nshya? They are unlearned, ntabwo bize, few in numbers, ni bake, and of poor class, kandi babakene. Murumva, yet they claim to have the truth and to be the chosen people of God. Nubwo bameze batyo, nyamara birata ko ari abantu b'Imana kandi ko ari abatoranijwe n'Imana kandi bafite ukuri. They are ignorant and deceived. Abo ni injiji zayobejwe.
ubwo bakanzura batyo turi kumwe ngo bakihumuriza bavuga bati how greatly superior in number and influence is our church. Mbega ukuntu itorero ryacu rifite imbaraga no kwamamara. How many great and learned men are among us. Nabize bangana iki n'abakomeye bari mu ruhande rwacu. Ibyo bikabahumuriza kugira ngo atava aho yarari umwuka yaramweretse yuko agomba kugenza ate kuhava. Ubwo rero bana b'Imana, ibi byanditswe kugira ngo bitubere amabuye yo gutarukiraho mu rugendo mu kuzamuka agasozi kagana ku kumenya ukuri. Reka ngane ku ngingo ibanziriza iheruka. Icya gatatu gikenewe kugira ngo intambwe ya kane y'ibikenewe kugira ngo umuntu amenye ukuri ni ukumenya gufata umwanzuro. Kumenya gufata iki? Hari abantu benshi badafite agatima na gake ko kurwanya Imana, banashishoza bakamenya ukuri, ariko akavuga ngo barunaka nabo nibabijyamo nanjye nzabijyamo. Turi kumwe? Iyo ntabwo ari inzira nziza. Agakiza umuntu agenda nk'uhunga, si byose? Mbega agakiza wakagereranya neza no kwambuka kaburimbo, si byo? Kwambuka kaburimbo mugiye kwambuka kaburimbo uri kumwe n'umugore wawe musazanye mutahemukiranye, uri kumwe n'umwana wanyu w'imfura mukunda. Papa wanyu yababwira ngo reka mbarebere ngo mwambuke narebye. Ababwiye ngo mwambuke narebye, mwakwemera? Nawe mpaka wirebereye kandi pe ufite ko atakugambane, sibyo? Icya kabiri, umwana wanyu ababwiye ati mama na papa mwebwe mwambuke jewe narebye, mwakwemera? N'agakiza nuko bimeze. Ntukarindire ngo nzabijya muri runaka byemeye, nzabijya muri ya tujyanye. Oya, nukwireberayo nko kwambuka kaburimbo. Nibyo? Reka mbasomere ibyabaye mu gihe cya Yesu. Yohana ibice 12 umurongo 42. Yohana 12. Kumenya gufata umwanzuro. Haranditse hati umurongo 42, nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubwo abafarisayo batinya kubyerura ngo badacibwa muri sinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Tekereza gukora ibinyuranye n'iby'umutima namukwemeza kugira ngo runaka akakugaye, si ikibazo? Kwizera ugasenga ibyo mu buryo nawe ugaye utemera kuko musengana na runaka, si ikibazo? Abafarisayo ngo igihe Yesu yigishaga ngo benshi no mu batware baramwizeye, baravuga bati dushingiye ku byo avuga, ku byanditswe bimuhamya, ibitangaza akora, imbabazi agira, uyu niwe mukiza wahanuwe ko azaza. Barabyizera. Ngo ariko kubwo abafarisayo batinya kugenza bate? Kubyerura. Baba bakoze icyaha cyanditswe muri Matayo igice cya 32. Ahanditse ngo unyihakanira imbere y'abantu nanjye zagezane, zamwihakanira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Mu mutima bamwemera, ariko bajya mu nama zo kumupinga nabo bakamupingaho. Mu mutima bamwemera, ariko batajya mu iteraniro rye bitewe nuko hari abandi bamugaye, sibyo? Abicyaha cyabo si ukunanirwa kumenya ukuri, ahubwo ni ukunanirwa gufata umwanzuro. Mwabyumvise? Gufata umwanzuro rero ni ikintu cyangombwa mu buzima bwo kwizera, sibyo? Dusome no mu byakozwe n'intumwa mu bibindi byabaye. Ibyakozwe no mu gice cya 5 umurongo wa 13. Ariko kugira ngo uyu murongo wa 13 wumvikane neza, turabanza uwa 12 tuyiterure yombi
nibwo wa 13 uri kumvikana neza. Ngaho reka dusome ibyakozwe 5 umurongo wa 12 n'uwa 13. Haranditse hati ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. 13. Ariko nubwo abantu bose babahimbazaga cyane, ntihagiraga n'umwe muri bo watinyukaga kwifatanya nabo. Tekereza, nubwo abantu babahimbazaga cyane, Imana yari yabahaye gukora ibimenyetso n'ibitangaza bigaragarira bose, maze abantu bakava mu gitero bavuga bati Imana yagendereye isi. Sibyo? Nguko ukuri kuzakiza abantu, ariko baka umubiri wakwifatanya nabo kubwo gutinya ngo icyaduha abafariso bakabyemera tukabijyamo, icyaduha abatambi bakavuga ngo twese tugere tuyoboke Yesu. Bategereje itangazo rivuye ku batambiri bemerera kuyoboka Yesu, ntibaribona, bituma bapfira mu bubata bw'ikinyoma, kandi barabonye ukuri bakananizwa kuyoboka nuko bananiwe gufata umwanzuro. Si bibi? Ubwo rero mu ntambwe mu bisabwa ngo umuntu amenye ukuri, intambwe ya kane no kumenya gufata umwanzuro. Nakunze abantu babayeho mu gihe cya Eliya. Mu gihe cya Eliya reka mbabwire, wenda kubwigiye reka mbabwire ibice n'imirongo tubabwire ibyabaye. Mu rwa mbere rw'abami ibice 19 umurongo wa 10 muzasoma Eliya avuga ngo, yabwira Imana ngo bikishije abagaragu bawe inkota, ni usigaye jyenyine, nanjye baragenza ubugingo bwanjye. Ku murongo wa 17 niba atari wa 18 w'icyo gice, Imana amubwira ngo reka da, ngo mfite abandi 7,000 batapfukamiye Bali. Sibyo? Muzi ibyo bisobanura? Babandi 7,000 b'abakiranutsi banze imisengere yo kwa Ahabu, Eliya wakabaye nk'umuyobozi wabo ntabwo yari abazi, ahubwo buri wese yari yaragiye afata umwanzuro ku giti cye. Sibyo? Buri wese yari yaragiye afata umwanzuro ku giti cye, akabona iby'Imana babizambije, akabona imisengere y'ibigirwamana yavanzwe n'imisengere y'Imana, akavuga ati hariya sinzasubirayo, akavuga ati hariya sinzasubirayo. Abanzuye batyo, Imana aho yicaye mu ijuru ikazajya ibarango, Bugesera hariyo 4, Mahoko hariyo 7, igihugu cyose irakizenguruka, ibona mu Isirayeli abantu 7,000 Eliya atabazi. Ibyo bitwigisha akamaro ko kwanzura ku giti cyane. Si byose? Akamaro ko kwanzura ku giti. Noneho ikindi kimenyimenyi, muzarebe igihe Imana yatumaga Eliya kujya gusuka amavuta kuri Elisa wagombaga kumusimbura ku buhanuzi, yagombeye kumuyobora inzira n'umuryango azasangamo uwo musore, kuko batari baziranye. Ntabwo bari baziranye, buri muntu wese yari yaranzuye ku giti cye. Nimureba yuko decision making ari ikintu cy'ingenzi mu ntuza mu rugendo rw'agakiza. Gufata umwanzuro murakoze cyane. Reka bisome akantu kagufi kuri iyi ngingo maze tujye kwisoza. Iyi ngingo reka some ikijyanye mu kuyivaho maze tujye kwisoza. Ibyakozwe nako intambara ikomeye, icyigisho cya 37, paje y'icyongereza ni 595, harimo aya magambo agira ati: Satan is constantly endeavoring to attract the attention to man in the place of God. Satani yihatira kwerekeza ubwenge bw'abantu ku bantu bagenzi babo aho kuborehereza ku Mana. Sibyo? Niba ukunda Robert ukavuga ngo cyama Robert bakabyemera tukabijyamo, kandi hari igihe azafata byemeye. Turi kumwe? Icyo nicyo kibazo. Wumve rero, ni bantu ki Satani
He leads people to look to bishops, to pastors, to professors of theology as their guides, instead of searching the scripture to learn their duty for themselves. Satani ajya atera abantu guhanga amaso ba bishopu, ba pasitoro, abigisha ba teoloji, bakagira abayobozi, rubanda bakabagira abayobozi babo, aho kwicukumburira ibyanditse ubwabo kugira ngo bemenyere inshingano bafite ku Mana, kugira ngo bimenyere inshingano bafite kuki. Reka mbaho urugero hano murambabarira, ngiye gutanga urugero rworoheje, sibyo? Bibiliya avuga ngo umugore cyangwa ntakambarane n'umugabo, sibyo? N'umugabo ntakambarane n'umugore, ngo kuko ugenza cyo aba ari ikizira mu maso y'iki. Gutegeka kwa 2:22. None jyewe nkaza ndi pasiteri nkababwira muri urubyiruko nyoboye rw'abakobwa, ni itorero ryarabibohoye, Imana ireba mu mutima, mujye mwambara amapantaro nta kibazo. Turi kumwe? Ugasanga wa mwana w'umukobwa wari ufite ako gatima gatinya icyo, abohowe na wa mudendezo muhaye, aho kwibaza ngo Robert ninde uhobora iby'Imana uhambura iby'Imana yahambira, sibyo? Robert ninde umuruhushya rwo gukora iby'Imana imbuza. Mbese mwebwe, sibyo, usize umwana mu rugo ukamubwira ngo ntuve mu rugo uhame hano, umuturanyi akaza akabubwira ngo ni kera wicaye aha jya gutembera, sibyo? Uri nyina ugataha ugasanga umwana ntahari, akakubwira ati kubera iki wazerereye, ukamubwira ati kubera iki wazerereye, akakubwira ngo umuturanyi yambwiye ngo ni kera nicaye aha ngo njye kwikinira. Uwo mwana wamushima ngo agire ubwenge? Wavuga ngo azikumvira abaturanyi? Ahubwo wamugaya kuko imbere ye ntabwo uruhushya rw'umuturanyi rwari rukwiriye gukuraho itegeko ryawe, sibyo? None se kubera icyo udatinya ko Satani yankoresha kugira ngo nkwemerere gukora icyo Imana yakubujije, sibyo? Ayo makenga abantu benshi nibayagira, bajya bashyira ibyiringiro byinshi n'icyizere cyinshi mu muyobozi w'idini kuruta icyo bashyira mu ijambo ry'Imana, kugeza ubwo bakora icyo Imana yababujije gukora ariko ku ruhushya rw'umuyobozi w'idini. Nibyo? Ngaho reka nkomeze hepfo gato. When Christ came to speak the words of life, the common people heard him gladly. Igihe Kristo yazaga kuvuga amagambo y'ubugingo, rubanda rusanzwe bamutegeraga amatwi bishimye. Many, even the priests and the rulers, believed on him. Benshi ndetse n'umbatambyi n'abayobozi baramwizera. Ngaho dore ikibazo aho cyavukiye. But the chief of the priesthood and the leading men of the nation were determined to condemn and repudiate his teachings. Ariko ubu abatambyi bakuru bo biyemeza kumwanga no gucira yiteka no kwandagaza inyigisho ze. Mwabyumvise? Ikibazo dore aho cyavutse rero. These opponents of Jesus were men whom the people had been taught from infants to reverence. Ababanzi ba Yesu bari abantu rubanda rwigishijwe guhera mu buto ngo bajye babubaha, sibyo? Abo barwanya Yesu bari abantu rubanda rwigishijwe guhera mu buto ngo bajye bageza bate babubaha, maze rubanda batangira kwibaza ibibazo bikurikira. Icyambere bari bajije bati katurebe how is it that our rulers and the land scribes do not believe on Jesus? Biraterwa n'iki kuba abayobozi bacu n'abanditsi b'abanyabwenge batizera Yesu? Nicyo bibazaga. Ikibazo cya kabiri, would not this pious man receive him
if he were the Christ, mbese aba bantu bera b'Imana ntabwo bakabaye bamwemera iyo aza kuba ari we Kristo koko? Urumva batangiye kumushidikanya. It was the influence of such teachers that led the Jewish nation to reject their Redeemer. Influence cyangwa ijambo abo bayobozi bari bafite kuri rubanda niryo ryabateye kwanga umucunguzi wabo. Niyo mpamvu rero ibyanditswe biduhamagarira kumenya kwifatira umwanzuro mu birebana no kwizera. Sibyo? Reka dusorezaho. Reka ingingo tuyisorezaho tujye kwiheruka. Ingingo ya gatanu cyangwa intambwe ya gatanu isabwa kugira ngo umuntu amenye ukuri. Akere rya somo ngo bahora biga ariko ntibabaswa kugira ubwo bamenye iki, asohoze kimwe muri bibiri bigize ubushake bw'Imana ku muntu. Imana ishaka ko abantu bakizwa kandi bakamenya iki, siko twabisomye tugitangira. Hari abantu bakijijwe ariko batazi ukuri. Sibyo? Abo nibo bantu pasiteri abwira ngo uzaze turarane mu cyumba dusenga turi babiri akemera, atarirarire mujyanye. Uwazi ngo agiye kubona umugisha wihariye kuko bagiye kugenza bate. Pasiteri yagera yakamubwira ngo kuramo imyenda ngo usiga amavuta, akayikura. Ibyo mvuga mu isi ya none birimo cyangwa ntibihari? Ntibihari. Uwo muntu nta nzoga aba yanyoye, turi kumwe, ahubwo aba asinze icyizere yashize mu muntu adashingiye ku Mana. Turi kumwe? Niyo mpamvu rero byanditswe bitubwira kumenya kwiyanzurira mu birebana n'agakiza, kimwe n'aba bantu bari mu gihe cya Eliya. Ngaho intambwe ya gatanu ikenewe ni ukwemera kwigishwa. Kwemera kugeza gute? Kwemera kwigishwa. Abantu benshi ubwibone bw'iby'umwuka bujya bumutera kumva si byose, bujya bumutera kumva ntacyo yakungukira ku bandi, ibyo bigatuma ayoba inzira. Sibyo? Kwemera kugenza gutwe kwigishwa. Aha ndasoma isomo rya Bibiliya n'igihamya cy'umwuka w'ubuhanuzi maze tugane ku musozo. Yeremiya igice cya gatandatu turasoma ku murongo wa 8. Kutemera kwigishwa mu mvugo y'iki gihe kugira ngo byita kwigirana jyuwa, siko babyitara. Ukumva ngo bariya ngo se barambwira iki kindi ntazi, ukanga kujyayo. Bakubwira bati tega radio hariho ibi ngibi byiza. Radio nigera kazumbiye. Turi kumwe? Soma iki gitabo harimo ibyagufasha. Ahubwo tizi byamfasha ntazi Bibiliya, giye wari ubigeze ambwira kandi ntabwo yambeshaga. Twagiye kumubwiriza aravuga ati maze gusoma Bibiliya 7. Mva ku page ya mbere nkagera ku ya nyuma. Sibyo? Abisubiramo 7. Reka mbabaze ntiyari yagerageje. Kandi ntabwo yabeshaga, ntabwo kwari ukwihara, yari yarabikoze. Ariko yari yambaye ishapure asenga ku cyumweru akijya imbere ya ntebe ya penitensiya. Ndamaze nti warakoze kandi pe uwo muhati ufitwe n'abari. Ariko iyo shapure wambaye wayisomye mu kihe gice n'umurongo wayisomye hose. Yumva ikibazo kiraje. Kujya ujya imbere y'intebe ya penitensiya ngo yajyaga ambwira ngo buri mezi 2. Yaragerageye, harimo abantu bashishikaye. Buri mezi 2 akajya imbere ya penitensi y'intebe ya penitensiya kwa padiri agasaba imbabazi. Ndamwe nibyo byanditsweho ngo nanjye zaje mbikora. Ubwo akantu gatangira kuzamo, yemera ko tuganira, naho yari yabyanze. Kandi impamvu yo kubyanga mbese niyafatikaga. Umuntu wasomye Bibiliya 7 apfa ku rupapuro rwa mbere ageza ku rusozo agasubiramo, ntiyari yagerageje. Ariko nibyo twasomye muri kiriya gitabo ngo kumenya ukuri ntabwo bishingira ku buhanga cyangwa ubumenyi umuntu afite, nuko bishingira ku mugambi utungana. Nibyo? Ubwo rero kwemera kwigishwa ni ikintu cy'ingenzi. Yeremiya 6:8 Imana yabwiye ab'icyo gihe aya magambo.
haranditse ngo Yeremiya 6:8 haranditse hati emera kwigishwa Yerusalemu we umutima wanjye utakwikuburaho. Mwabyumvise? Emera kwigishwa umutima wanjye utagenza ute. Iyo umuntu adashaka gutegera amatwi y'Imana, adashaka kwigishwa kumva ibyazi bihagije, akagira bya bindi byitwa kwihaza mu by'umwuka, sibyo, umutima w'Imana ujya umwikuburaho. Abaturage b'i Yerusalemu nubwo bari bafite ibyaha, ariko icyatumye umutima w'Imana ubikuburaho ni iki cyo kutemera kwigishwa. Reka mbisome nanone muri Zefaniya ishimangira aya magambo yuko umuntu utemera kwigishwa umutima w'Imana ujya umwikuburaho, Imana ikakureka nuko. Zefaniya 3 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umurwa w'ubugome wanduye kandi urenganya uzabona ishyano. Ubwo ni Yerusalemu yavugwaga. Ibyaha mwumve rero, ntiwumviye kubwirizwa, icyo nicyo cyaha cya mbere. Ntiwemeye guhanwa, icyo ni icya kabiri. Ntiwiringiye Uwiteka, icyo ni icya gatatu. Ntiwegereye Imana yabo. Biriya bya mbere, umurwa w'ubugome wanduye kandi urenganya, ibyo byari ibyaha nk'iby'abandi bakora. Imana yari yiteguye kubibababarira, ariko Imana itumye abahanuzi ngo babigishe, banga kwigishwa, ntibemera kubwirizwa, sibyo, ntibegera Imana yabo, ntibemera guhanwa. Umutima w'Imana ugiye kuburaho. Rero kwemera kwigishwa ni ikintu cy'ingenzi ku muntu ushaka kumenya ukuri. Dusoreje mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, mu cyigisho cya 28. Icyigisho cyitwa Lewi Matayo. Muri icyo cyigisho dusomamo andi magambo ashimangira ibituvuga byo kwemera kwigishwa nk'intambwe y'ingenzi isabwa kugira ngo umuntu amenye ukuri nako kumubature, nuko bivugwa mu ijambo ry'Imana. Ngaho page ya 276 muri icyo cyigisho cya 28 mu gitabo cy'Uwifuzwe byose handitsemo aya magambo agira ati: The Pharisees thought themselves too wise to need instruction, too righteous to need salvation, too highly honored to need the honor that comes from Christ. Abafarisayo babonaga ko ari abanyabwenge cyane badakeneye kwigishwa, bakabona ko ari abakiranutsi cyane badakeneye agakiza, bakabona ko bafite icyubahiro gihambaye ku buryo badakeneye icyo Kristo yabongerera. The Savior stand away from them to find others who would receive the message from heaven. Ibyo byatumye umukiza batera umugongo, ajya gushaka abandi bari biteguye kwakira ubutumwa buvuye mu ijuru. Reka muri aya masaha y'amanywa Imana yo mu ijuru iduhe umutima woroshye, iduhe kumenya agaciro ko kumenya ukuri, kugira ngo dukorere Imana mu kuri no mu gukiranuka mu izina rya Yesu. Amen. Intambara z'imbere yacu, Umwami Yesu aturi iruhande, yiteguye kuturwanirira uko yarwaniriye Dawidi. Intambara ziri imbere yacu, Umwami Yesu aturi iruhande, yiteguye kuturwanirira uko yarwaniriye Dawidi. Urugamba turwacu bene data mwese, ahubwo n'urw'Umwami Yesu nimwihangane, yanesheje Satani ku mugaragaro, natwaza tuneshereza. Urugamba turwacu bene data
n'imihangane yanesheje satani ku mugaragaro natwe azatuneshereza. Yagendanye n'intumwa Pawulo akabwiriza ubutumwa bwiza bamujyanye no mu butegetsi umwami Yesu amuri iruhande. Yagendanye n'intumwa Pawulo akabwiriza ubutumwa bwiza bamujyanye no mu butegetsi umwami Yesu amuri iruhande. Urugamba si urwacu bene data mwese ahubwo ni urw'umwami Yesu n'imihangane yanesheje satani ku mugaragaro natwe azatuneshereza. Urugamba si urwacu bene data mwese ahubwo ni urw'umwami Yesu n'imihangane yanesheje satani ku mugaragaro natwe azatuneshereza. Ubugingo kana kwambike n'imyenda yera reka kwiganyira mwene data umwami Yesu akuri iruhande n'umwizera azaguha ubugingo kana kwambike n'imyenda yera. Urugamba si urwacu bene data mwese ahubwo ni urw'umwami Yesu n'imihangane yanesheje satani ku mugaragaro natwe azatuneshereza. Urugamba si urwacu bene data mwese ahubwo ni urw'umwami Yesu n'imihangane yanesheje satani ku mugaragaro natwe azatuneshereza.